mugore nigeze gushaka Imana. Haleluya! Ubu nziza ya Yesu Kristo arababwira ati ibyo biri kunuka rero ibyo shaka nabyo ngo abamuhamye ni bande Jean Paul Shereje. haleluya barisho nibyo bashaka Mama Shereje ati bibangahe kishaka basi nawe yes uko mwamuhamye abari kumuhamye ibyakuye byawe Yesu arabitegeka. haleluya akakanya nabyumvise ari byavuye wowe wihahamurwa n'ibyo unyuramo n'ibyo wanyuzemo. Mwene Mariya arahari, nari umuryango wa Yuda arahari. Yesu aravuga ngo Lazaro batise none twamuhamya rero ariko Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Umugire icyizere ni ibintu by'Imana imbere mbabwira. Imana igihe yemera kugira ngo iri mu buhamya bushaje, yemera guca ibidabiri, yemera kubigeraho, ikaba umusore ungana na gutya, ikaba umukobwa ungana gutya, Mungu asifiwe. Haleluya. kugira ngo iri mu buhamya bushaje. Mwakire ijambo ry'Imana. Yesaya 54 umurongo wa 7 n'uwa 8. Nshimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Ni umunsi Imana yongeye kuri iminsi tumaze, kandi nta munsi Imana ikuremera ubusa, haba hari impamvu. Natore yarambwiye ngo mu gihe uramutse uri umukandida natorokoze cyane kuremesha akandi kandi guhumugisha. Ndashimira itorero rero, haravuga ngo mbaye nkutse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi bituma mwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire ibambe imbabazi zihoraho. Niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Twongere dusome amaganya ya Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 31. Dusome amaganya ya Yeremiya, hanyuma nongere babwira hano hambere abantu batahumvise. Ibice 3 amaganya ya Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 31. Haravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Siko avuga naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumutera iki agahinda. Ahambere twasomye ni Yesaya ibice 54 n'umurongo wa 7 n'uwa 8. Imana ishimwe cyane. Rero bifurusha mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi Imana yaduhaye abari umunsi wo kwiyarurira, sibyo? Ari ufashwa n'indirimbo, ndagafashwa n'amashimwe, ndagafashwa n'inangariya, bandi bagafashwa n'iki n'ijambo. Rero service rwose
Mujyagwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndi umugabo nitwa Jean Paul Marisabayo. Mfite umugore n'abana babiri. Imana yatugiriye neza. Dutuye muri Musaze. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero umushumba akimpamagara nagerageje gushaka icyo uyu munsi ndabwira abantu bangana gutya, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Fata umwanya wo gusenga Imana. Hanyuma Imana impaye amagambo nk'uko twayasomye. Imana ishimwe cyane. Atubwira ngo ayo muri Yesaya atubwira ngo mbaye muretseho gatoya, ariko undi mwanya nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Abantu muri iyi minsi bafite urungabangabo, bafite amayobera yo gukekeranya mu rugendo iby'Imana uko bimeze. Ariko uyu mwanya mutima iduhaye, reka gusobanurire muri bike Imana yabishuriye kugira ngo dusingatizanye, kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu neza amahoro. Imana ishimwe cyane. Muri make Imana ishobora kureka, ndetse nagerageza gusoma Bibiliya mera mu itangiriro ngera mu byahishuwe, nsanga byanditswe ngo Imana rimwe na rimwe ireka umuntu yaremye, igasa nk'aho imuteye umugongo, igasa nk'aho imuretse. Ariko reka ngutangarize ngo uwo mwanya muti uretse, uko twabisomye, igufitiye imbabazi nyinshi. Umuntu cyangwa isanga Imana birashoboka ko ibareka. Imana ishimwe cyane. Ikaguha umugongo ukayishaka ukayigura, rimwe na rimwe bikagucanga bikakuyobera. Ngiye gushaka umugore nigeze gushaka Imana ndahira, ariko yaribaye igasaba gatoya shira isambu ku isoko ngura umukiriye. Shaka Imana ndayibura, ariko nasomye Bibiliya yambwiye ngo umuntu naremye nzamurekaho gato, nzamutera umugongo ashaka ngure, ariko uri munsi ikindi gihe nzamukuranya, nzamwegekeza ishyambere mufitiye imbabazi. Haleluya. Imana yacu nubwo bimeze bityo izongera igukoranye, wikangwa n'ibyo uri kunyuramo, wikangwa n'ibyo uri gucamo. Imana izongera igukoranye kandi igufitiye imbabazi. Hari ibintu nagerageje gutegura bike kugira ngo tubisangire nawe wirengereho ibindi. Usomye muri Bibiliya urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice bine bitubwira inkuru, bitubwira amakuru yabereye ku Bisirayeli n'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya mbere gituma Imana isa nk'ikuretseho gato ni igihe kuramya Imana, gusingiza Imana byavuye muri wowe. Imana igutera umugongo. Nasomye Bibiliya kuva saa sita z'amanywa. Yesu Imana yamuteye umugongo amasaha 3 kubera ibyaha, kubera amakosa, kubera amafuti, kubera ibicumuro byanjye nawe. Mu gihe uri kumwe n'ibyaha, mu gihe watatiriye ukaba mu buntu bw'Imana, Imana igutera umugongo. Nasomye Bibiliya
Haleluya. Haba intambara mu Isiraheli, barabakubita, barabica, bakavuga bati impamvu twakubiswe ni uko twasize isanduka y'Imana. Tumenye impamvu ibi byatubayeho ni uko twagiye ku rugamba tugasiga isanduka y'Imana twonyine twenyine. Ariko usome Bibiliya iratubwira ngo iki ni abatambyi, ni ubwoko bw'Imana bwari bwaratoranijwe, bigeze aho batatira amasezerano, batatira igihango bagiranye n'Imana. Abatambyi bagafata ku bitambo bitaragera ahera h'Imana bakabyirira. Abatambyi bagera igihe barasambana, bagera igihe mu nzu y'Imana haburamo abatambyi. Imana ibatera umugongo muri iyi ntambara. Haleluya. Muri iyi ntambara hari indi ntambara ya kabiri, bikorera isanduka y'Imana. Bikorera isanduka y'iki? Bageze ku rugamba barongera barabica, ibihumbi by'abantu birapfa. N'isanduka y'Imana Abafilisitiya barayirukana, babona bo kandi yari isanduka y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igihe ubwiza bw'Imana butari kuri wowe, iki ni igihe Imana iba itakiri kumwe nawe. Reka umunsi wa none twegere Imana, twisuzume turebe uko tubanye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nasomye Bibiliya, hari hariho umugore w'umupagani, umugore w'umugabo w'umupagani. Abahungu ba Eli bapfiriye muri iyi ntambara, ndetse na Eli yumvishije inkuru nawe arapfa. Umukazana wa Eli ngo yumvise iyi nkuru ko umugabo we ndetse na sebukwe ko yapfuye. Uyu mukazana ngo yarageze igihe yari atwite, ngo yumvise iyi nkuru arapfukama arabyara. Abyara kubera agahinda, kubera inkuru yumvise mbi yuko isanduka y'Imana Abafilisitiya bajya. Ababazwa n'uko abavandimwe umugabo we yapfuye. Nasomye iyi nkuru. Inkuru yabwiye ngo Abafilisitiya bajyana isanduka, bayijyana bayishyira mu cyumba cya Dagoni. Ariko Imana yacu yaravuze ngo ndi Imana, icyubahiro cyanjye kizagira undi. Haleluya. Nawe habura umuntu, nawe atabona ku muntu, ariko Imana irashoboye. Imana irwaniriraga, Imana ahibereye, Imana irashoboye. Ariko muri njye mani, reka ari njye wowe wamamaza Imana, aba ari njye uhaba. Aho Imana yagombye kuba, reka nanjye bari mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu cyumba hamwe na Dagoni. Nasomye Bibiliya ngo mu gihe bari bazanyije na Dagoni, Imana ishimwe cyane, mu gitondo bagiye kureba ngo basanga Dagoni yaguye. Natekereje ariko Imana kubera yavuye muri iyi sanduka, ariko Mana yanjye, Imana icyubahiro cyayo izamukirengera. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana kizahora ku bitugu byayo. Imana ishimwe cyane. Abakora komantere reka iyi nkuru yageze aha. Baravuze ngo kubera inshuro nyinshi basangaga ikigomana cyahuye ubundi cyamenaguritse, ngo bageze aho ngaho ngo
ngo bafata ubugari barumwinjira batari Eric ashobora kuba ari kuduca inyuma akaza akamenagura ikigirwamana yagoni yacu ngo bashyizemo ifu turabafata kugira ngo tumenye ko abantu baza mu gicumbi kadushyiremo ifu tuzapima ibirenge bya Jean Paul n'ibya Mushumba tuzamenya ko abantu baza kuyireka ariko Imana yacu irirwanya. Haleluya. Imana yacu Yego nirubasha. Haleluya. Nasomye Bibiliya Pawulo yanditse Abaroma arababwira ngo Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumutwara n'ibintu byose. Imana ishimwe haleluya. Izabura ite kumutwara n'ibintu byose. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe Imana idusiga iduta uyishaka akamubwira n'ubuzi ko uri mu byaha ntugashaka Imana ahubwo uzakureho icyaha uzabona Imana. Amen. Kandi nakabandisha akakabiri Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe Ivone ushobora gushaka Imana ukayibura gazirewe kandi hari icya kabiri aba ari ukugira ngo Imana irebe urukundo uyikunde. Haleluya. 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 Rimwe na rimwe tuyishaka tukayibura kamutera umugongo ikatumura uwayo kugira ngo ikugerageze kugira ngo irebe urukundo uyikunda. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rimwe na rimwe Imana idutanga igiduha Satani igiduha ingabo za Satani kugira ngo ikugerageze reba urukundo uyikunda. Imana ishimwe cyane. Yobu yarageragejwe, Aburahamu arageragezwa kugira ngo Imana irebe urukundo. Imana ishimwe cyane. Yobu kugeragezwa kwe abavandimwe bamuvuyeho, inshuti zimuvaho, umugore we amuvaho. Nasomye Bibiliya birambwira ngo akanwa amagambo aravuga ngo nzi kuko umucunguzi wanjye ariho. Yego. Haleluya. Nimara kugerageza. Haleluya. Nimara kugerageza. Yego. Reka mabwire namenye yuko Imana iri kugerageza kandi nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Nimara kugeragezwa nzavamo meze nkizaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rimwe na rimwe Imana igutera umugongo kugira ngo irebe urukundo. Rimwe na rimwe uraburara kugira ngo Imana irebe urukundo. Imana ni umunsi wa none Imana yambwiye ngo mbabwire ubwo ni bw'Imana bwacu. Haleluya. Yego. Ubwo ni bw'Imana bw'Imana. Yego nizo. Byangu byemera. Nasoma itangiriro nsanga Imana niko iteye. Imana iragerageza. Yego. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo Imana irebe uyu muntu arankunda cyangwa yakaziterera. Uyu muntu arankunda cyangwa yaje muri ruhurura. Uyu muntu arankunda yazanye n'umugore we yaje mu kivunge. Imana ikakugerageza. Yobu arageragezwa. Yego. Hagira hano umubwira ngo Yobu ko bigeze kubona urutwa n'urupfuye.
nzicwa n'uwapfuye. Tuka Imana nziko n'uyituka. Imana irakwica. Mu bintu Imana yanga no kwituka yakwica. Yo bavuga ngo ya njyewe namenye yuko navuye mu nzira ya mama. Mama yusa nta nshuti nari mfite kandi uko nari mfite navuye mbona Imana itugerageza kugira ngo irebe uko tuganira nk'uyu. Imana si ikoma. Kandi Imana ari ikome. Nje kubabwira Imana. Nje kubatangariza Imana. Imana irabyemera kayishaka ukayibura. Amajambo yarankunde kamukure ku kigo ukabura akazi gakodesha imyaka 18 kugira ngo irebe ko 2011 Imana yize kugerageza ariko usanga ntayikunda. Nayindi mu bisi ndi mugara ndi kurutu ndi profesi ndi mugari. Narakoze umutasi mu Rwanda kubera na umva uri mu cyaro hari ubuzima iyo utize hari ubuzima ufurikana. Umusutsi ndaka 20 yubaka inzu ariko 45 tumukoze mu muki ariko mu cyaro wari utukube udukoko urumva rero Imana iragerageza ngurisha ingurube zose zigashira. Ndimukora iki? Nifuze finali provisoire irangiye bashumba bagenda babageze Yesu ku Mana ariko nizuka. Haleluya! Imana iratugerageza kugira ngo irebe urukundo tuyikunda. Kokara muzagara kiba kababwira gatatu Imana naje kwabwira Imana gakire ntabwo muzabyira ndasanga muzabisoma. Imana neziwe nasanze ushobora kuyishaka ukayibura kagutera umugongo kugira ngo irebe kwizera kwawe. Nasomye Bibiliya mu butumwa bwiza Yesu ari kumwe n'abigishwa be bari mu bwato bari mu nyanja. Bibiliya ngo Yesu amera nk'usinziyeho gato kwari kugira ngo irebe kwizera kwawe. Hari igihe Imana itwima inzu ikakwima aderesi. Uyu muntu nagera muri etaje azaba akifite kwizera. Kandi nasomye Bibiliya nsanga nta muntu ubara iyo tuna ataragerageje kwizera. Nta muntu ubajenera afite kwizera. Imana ishimwe. Nasomye Bibiliya irambwira ngo umuyaga uraza baracundirwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ngo bamuseguye yisinziriye ariko umunsi wa none niwemereze ugasinzira. Haleluya! Niwemere ugasinzira. Tugiye kumukangura. Tugiye kumubwira ngo turapfuye. Niwemere. Niwemere. Yesu nagusinzirane. Nagusinzirane. Tugiye kumukangura mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu ayibekelake aracundiwe. Bitera hejuru bamenya ko Yesu ari he.
ari kumwe nawe. Yesu ngo baramubwira ngo Yesu we mwene Dawidi urihe ko watwihoreye. Yesu ngo ararama areba mu ijuru abwira umwana we ndagutegetse tuza. Haleluya. Amen. Amen. Arabacabukira arababwira ngo yemwe bagore n'abagabo mudafite kwizera muzageza Imana itugirire neza. Mwishime haleluya. Iyo turyamye dusinziriye
karere nagira ngo abamuhamye ni bande Jean Paul Shoreje mama Shoreje ati bibangahe tishoka batanu basi nawe uko mwamuhamye abari ku muhamwe urukundo utabona byapfuye nanjye hari kandi byapfuye ibyapfuye byawe Yesu arabitegeka akakanya nabyumvise hari ibyapfuye ambwira ngo buriya aho uvuka cyangwa urugero urimo niyo mitekerereze yawe urabona cyane kubibwira muri byarafashije wowe wihahamurwa n'ibyo unyuramo n'ibyo wanyuzemo mwene Mariya arahari nari umuryango wa Yuda arahari Yesu aravuga ngo Lazaro batise none twamuhambye ariko ariko Yesu ni mwiza. Amen. Yesu ni mwiza. Umugire icyizere n'ibintu by'Imana imbere mbabwira Imana rigeye yemera kugira ngo ire mu buhamya bushaje kemera gucika Amen. Kemera kubigira Haleluya. Kaba umusore ngagina na guki kaba umukobwa ungana guki Mungu asifiwe. Haleluya. kugira ngo ire mu buhamya bushaje Amen. Mwakire ijambo ry'Imana.